nyuma y'imyaka 7 utareba hanze mu gihugu wagarutse mu gihugu wabashije kukimenyera no kuvuga ngo nabonaga imodoka nkabona nkazibonamo ebyiri no kwirira wimenyereye gukunda ibiryo abagiye muri gereza ibiryo byo muri gereza bitandukanye n'ibyo waryaga ingano biratandukanye byagenze bitwa byakiri bite nyigero nari mbanye n'umugore neza mu myaka 2 ya mbere yaransuye nkuko bikuye akajanzanira ibiryo yego nta kibazo wagize nta kibazo nagize birarangiye rero irangiye nibwo nyine yagize gute yishakira umugabo nanjye ubwo ntangira ubuzima bwangiye nyine bwo muri gereza yego nukuvuga ngo nahise mfata umwanzuro rero wo kujya kwigira gute wo kwibera umufana nkajya mfana umupira yego muri gereza baranakina cyane harakina abamo na match ziryoshye abo mipira iryoshye cyane base mwana turyo barya koko ntago byakugoye kutwakira kari so konyine uzajya urya baho umuntu garama 800 uno kuvuga ngo ni ibikombe bibiri by'ibigori yego ibikombe bibiri by'igikoma bikaba bihagije biba bihagije abari byinshi baratubwira uti ugeze muri gereza urere na Papa Shadibu natera urabeshya Papa Shadibu mwahuriye muri gereza Papa Shadibu arahaba urabeshya bamwita Rashidi Yeha no kuvuga ngo yari umustar na kera oya bare yuko byumva yari umuntu w'umustar kuko yajyaga yaririmbaga kuri Rafiki kuvuga Papa Shadibu uyu nguyu bura no mu modo ni iki Shadibu uyu nguyu wamamaye abano kuri nabo nyamamaza Pampex yego Shadibu tuzi mu Rwanda muzi mu Rwanda papa warafunze ariko Shadibu ntago nabimurenganyiriza mama we yarabimuhisha yego no kuvuga ngo papa we nawe yatuma abantu abaga ati muzamfashe mu mbwira umwana wanjye azaze kunsura sasa ndibaza wabwiwe n'iki kari Papa Shadibu no kuvuga ngo uwo musaza ngiyewe yari inshuti yanjye kandi umuntu wiza kora imyanzuro ari n'impapuro ari yamaye nuko kubera kuzana zagara n'iki narazibuze ubu no kuvuga ngo kuzizana nkazikina no kuri kamera Shadibu akazera byarakubaje ko waravuye utamenya icyongereza urabeshya kumenya nyine babyita to know kuvuga ngo nyine mba naramenye neza nkamenya kumenya to know do you know me I know you who are you I am okay bakunzi ba Kigali Live TV reka tubasuhuze kandi nubundi tubahe ikaze mu kiganiro mwe mwabashije gukanda subscribe aho muherereye hose mu nshe z'igihugu ndetse no hanze y'igihugu mwese iyambo ndi ntare imeze nk'ipusi mu Bazanyarwanda ndetse n'abanyamahanga je suis Ario comme chat dans les maisons de Wande et des étrangers. Uyu mugabo ubahagaze imbere ubicaye imbere mumaze kumumenyera n'umugabo urangwa na baraderi n'umugabo ushimishije byonyine kumubona imbere ya kamera arimo areba muri kamera ukireba isura ye ni isura ishobora kugusetsa ni yasura rwose ishobora kwinjiza ni yasura ishimishije ni yasura itagira urwango ni yasura rwose ishobora kugusetsa uyu mugabo rero niwe ngiye kuganira nawe byinshi bitandukanye mugumane natwe umugabo uraho neza ndaho ndashima Imana yego amakuru ya baraderi makuru ni meza ndashima ariko nta kintu ndashyiramo urashonje umusa ndashonje kabisa nta kintu ndashyiramo nukuri urashonje pe mpamvu mureba yahotswe ndakubona rwose yo nta murare ubuheruka kurya nka ryari nariye ejo saa 10 yo saa 10 nturi bupfe mwana ukabiyeze saa utararya nta kintu ndi bube nari nujuje ari wariye nk'iki bwo ngubwo icyatumye yuzura iyo ndakuyuzuza biragoye oya nariye ibirayi nariye akavange k'igitonore n'ibirayi birimo amamesa buriya akavange kakaguhaza kaba kangana gate byari ibiro 4.5 ibiro 4.5 urabeshya wewe wenyine cyongeye nyine ibiro 4.5 cyane none urashonje cyanshizemo nyine igifu cyabiseye yo nta kundi handi ariko waruraho ahandi narinda aho so uyu munsi rero tuje kwiganirira ku buzima bwawe bwite ubuzima wagiye unyuramo byageze gutya nta mugabo udafungwa ako burya bayo bavuze ngo nta mugabo udafungwa bashatse kuvuga iki no kuvuga ngo nyine buri mugabo wese haramureba bite n'imyitwarire yawe ko hari abadafungwa nyine bagiye bafite imyitwarire myiza yo kubana n'abandi uyu mugabo utarafunzwe ntago ari umugabo
hoya aba ari umugabo kuko we aba ari inyangamugayo. Aha ubu uravuze uti rero abantu batagiye muri gereza baracitswe bahombye byinshi. Ya no kuvuga ngo gusa ikintu gicikwa ngiye bafunze umuntu birambabaza kuko bituma amenya ubwenge. Kumenya ubwenge k'umuntu bikakubabaza cyane. No ngo iyo bakujyanye hariya rimwe na rimwe aragiye murabibwira ko aguhimye cyangwa ari byo agize. Yego. No ngo iyo ugezeyo umenya byinshi utaruzi bigatuma ari nibyo ugomba kureka cyangwa nibyo wabagamo bitari byiza ukahita wumva ko ugomba guhindura uburyo wabagamo muri ugarutse muri societe nyarwanda. Yego. Sasa tute twigarukira kuri Kabosi wa mbere yo gufungwa yari muntu ki yarameze ati? Ya mbere yo gufungwa nakoreraga muri agence Capital Express. Ukoraga iki? No kuvuga ngo ningiye warushinzwe guhagurutsa imodoka mu minota 30 nzobira ngo kumwe imodoka bayuzuye kayibwira ngo nigende. Yego. Ya uwo niwe wari Kabosi. Ubuzima bwari bwiza? Bwari bwiza. Nari mfite n'umuryango. Yego. Nari mfite umugore n'abana. Yo yaba ari hiyo ndayavuye kurumva afite amafaranga. Oya no kuvuga ngo iyi nda nayizanye 2021. Nari nanutse nyine nari mbyibushye ariko nkina n'umupira nyine meze neza ndi fit. Yego. Rero nibwo nabyibushye 2021 nibwo watangiye urugendo rwawe rwo kugira inda nk'iy'abantu batwite. No kuvuga ngo mwaragowe by the way? Ntago twagoye kuko jye inda yanjye nshobora kuyijera. No kuvuga ngo burinda izinda nubwo zibona ziba zitandukanye ku bantu. Yego. Ya hari inda y'inzara, hari inda y'ibiryo. Yego. Hari inda y'ibibazo. Yego. Iyo nda yawe iri muri kategori? Gero uvanga inda yanjye ni y'ibiryo. Ako mwana ntabwo nibaza abantu bafite inda ibaze ku mugore utwite inda y'amezi 9 tubona ukuntu bimeze sibyo? Noneho kagira inda ingana niyo umugore utwite inda y'amezi 9 ukaba ari indihoraho. Iyo nda ntabwo ibangama mwana. Wapi no kuvuga ngo umuntu aba yarabyakira nabimenyereye. Ariko no kuvuga ngo umugore we burya yatwite no kuvuga ngo abatwite azabyara. No kuvuga ngo burya batwite niyo mpamvu agenda yigesereye kugira ngo atabangamira umuntu uri mu nda. Yego. Ngira no kuvuga ngo nta kintu kimwe kiba kimbangamiye kuko namaraba yarakuze kubera ibyo yakira. Ya nubwo bitabaho umugabo aramutse atwita ubu none nda yawe yanganiteho kabyara. Aramuka twita. No ngo ari ugutwita. Bitera ubwo yabakoze mu buryo bubiri nyine. Ngo no ngo imwe yagegenda indi kakira bigiye kuyibaho. Ngayo nguko uwo Kabosi wa mbere yo kujya muri gereza byagenze bite kugira ngo uje muri gereza? Ya bandeze inyandiko mpimbano. Akureze inyandiko mpimbano ujya muri gereza. Ugeze muri gereza ugera muri gereza ni ikintu cyagutunguye? Nukuvanga abantu benshi narinze ko babiburaye cyangwa bagiye Dubai. Cyanunguye nuko nabasanzeyo. Oya? Ya. Babandi waruzi ko bagiye Dubai burya bari muri gereza. Niho bari. Nuko basanzeyo. Mbasangayo. Ngezeyo nyine ntanjye niyakira muri societe nari ngiyemo nk'abandi. Ukuntu bakwakiriye rero hari ukuntu umuntu babanza kumunyuzura nayo mbwira ukuntu bakwakiriye. No kuvuga ngo yigeze bitewe nuvuga ngo bitebwa n'ibyo wasize. Yego. Biterwa n'ibikorwa wasize nibyo bituma wiyakira vuba cyangwa ntiwiyakire vuba. Sasa wowe ndavuga hari ukuntu ibyo ari byo byose ugeze muri gereza sibyo? Noneho ndavuga bareba bakuriye gereza zira mfungwa ziba zimazemo igihe kukunyuzura byagenze bite? Ntago bihaba nta muntu unyuzura undi. Oya. No baratubeshya. Ntazarura bikubwira ko banyuzura. Ngo bakayabujera. Oya ntago bibaho. Ayabuje ntago bayatanga. Ntago bibaho no kuvuga ngo iyo bageze muri gereza. No kuvuga ngo uba wabaye wa RCS. Yego. No kuvuga ngo iyo wabaye wa RCS niba yabaye papa wawe na mama wawe. No kuvuga ngo ari ibintu biba biri ngombwa rero ko yo ibigomba kukugomba. Yego. Harimo ibyo kurya, harimo ibyo kunywa, kwivuza, kwidagadura. No kuvuga ngo bogo nibo baba basigaye barabaye ababyeyi bawe nyine. Yego. Kumwe bavuga ngo wanze kumvira se na nyina yumvira iki? Ijeri. Yumvira ijeri. Yumviye. Bavuga ko wumvira kadende. Ya. Wanze kumvira se na nyina yumvira kadende. Yumvira kadende ubwo bavuze kuvuga ngo namasaha yo kurya. Bibaye saa 4 no kuvuga ngo abambere bagiye gufata ibiryo. Iyo bagiye gufata ibiryo rero icyo bita kadende ndumva warizura kizi ni iringi bafata ry'janti y'imodoka. None bagakubitaho icyuma buri muntu wese ahari mu nguna kumva cya cyuma akajya ku murongo akajya gufata ibiryo bye. Utagiye yose
utagiye waba huteze utagiye yaba ugomba gufata ifunguro ryawe. Noneho rero Kabosi wari umenyereye kwirira wimenyereye gukunda ibiryo abagiye muri gereza. Ibiryo byo muri gereza bitandukanye n'ibyo waryaga, ingano biratandukanye. Byagenze bitwa byakiriye ute? Ya nyigero nari mbanye n'umugore neza mu myaka 2 ya mbere yaransuye nkuko bikuye akajanzanira ibiryo. Yego nta kibazo wagize. Nta kibazo nagize. Ibiri rarangiye rero. Irangiye nibwo nyine yagize gute yishakira umugabo. Nanjye ubwo ntangira ubuzima bwangiye nyine bwo muri gereza. Yego. Nukuvuga ngo nahise mfata umwanzuro rero wo kujya kwigira gute wo kwibera umufana nkajya mfana umupira. Yego. Ya. Muri gereza baranakina. Cyane harakina abamo na match ziryoshye abamo imipira iryoshye cyane. Ase mwana turyo barya koko ntago byakugoye kutwakira kari so konyine uzajya urya. Baho umuntu garama 800. Ubwo no kuvuga ngo ni ibikombe bibiri by'ibigori. Yego. Ibikombe bibiri by'igikoma. Bikaba bihagije. Biba bihagije abari byinshi. Numva ubuzima bwo muri gereza bwa buryoshye. Niba hano tunga igikombe kimwe mukagera mukanywa bibiri. Cyane byo bontu. No kuvuga ngo buri muntu nyine abafite ibyo yemerewe. Yego. Atarenza baduha n'isabune buriye. Hanyuma rero abakobwa bati abagabo barabuze. Ubona ataruka abagabo bashiriye muri gereza. Kwebera no kwibeshya. Hose abakuvanga abagabo bari hariya nabakoze ibyaha. Kandi uvuga ngo nawe iyo uri iwawe ukabona ufite ibirayi kimwe iyo cyaboze ugikura mu bindi. Yego. Nuvuga ngo ntago wakora ibyango bakurekera mu bandi kubera kanga abagabo babuze. Oya nibikoze cyabo ugomba kujya kugororwa nk'abandi bose. Ku buryo twavuga ngo abagabo bagira mu 40,000 bose barafunze. Urumva abakobwa atari yo mpamvu abakobwa barimo baragumirwa. Ntago ari yo mpamvu. Ahubwo no kuvuga ngo bitewe ngiye kurumbona impamvu abakobwa batarongorwa cyangwa abagabo ngo bapfe kurongora. Biterwa nuko isi sigaye yubatse. Iterambere nyine. Yego. Ya. Iterambere rituma batarongora. Rituma batarongora bitewe nuko uko iterambere rigenda imbere. Yego. Cyangwa ryongera mu gihugu niko nabantu bafunguka mu mutwe. Yego. Niko bagerageza no gushaka ubushobozi n'amafaranga. Yego. None abakobwa nabo niko bashaka abagabo bafite amafaranga. None birangira afite imyaka 18 yageze 18 batangira kumutereta. 20 bagatangira kumusaba kanga. 25 akavuga ati ntegereje kana afite amafaranga cyangwa arashaka uwiza. Yagera 30 agashaka n'umuterenda akamubura. Yagera 35 agashaka nawe yijyana akahabura. Ataho yijyana. Akabura ugasanga nyine nicyo cyabiteye. Ugasanga n'umusore ufite amafaranga ntagashaka umukobwa udafite amafaranga. Niki naho ngaho bituruka. Ariko ibyo kuvuga ngo none hariya aho bigiye twigororero nagore ikitwa gereza. Gitwa igororero rya Nyarugenge. Yego. Nuvuga ngo hari abantu bafungiyemo hariya. Babamo hariya nyine bagororerwamo. Bafatwa nk'abandi banyarwanda. None uvuga ngo rimwe na rimwe rigengeye muri dufatwa neza no kurenza n'abantu banyarwanda n'abantu bari mu gihugu badafunze. Yego. Ati gute? Nuvuga ngo urabona nk'iyi Covid yaduka. Yego. Ikigera mu gihugu. Nuvuga ngo buriya ntago badutanze gufata urukingo. Nitwe ba mbere baruhaye urukingo. Mwebwe ba mbere bahawe urukingo. Ya nitwe twaherewe. Bitwereka ko tuba dufite icyizere n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu. Yego. Icyo ni cyane. Bamwitaweho. Ya icya kabiri. Icya kabiri. Kuvuga ngo muri Covid twaryaga akahunga n'ibishyimbo byiza bya pamu. Yego. Urumva? Yego. Nukuvuga ngo urumva ingaruka za Covid ntago zabagezeho cyane. Twego ntabwo twigeze tumenya ko byanabayeho. Nta mpinduka zigeze ziba mu vuga cyakora impinduka zabayeho gusa no kubera ko imiryango yacu itadusuraga ngo imenye amakuru. Mwarakomeje murarya nk'ibisanzwe. Oya ubwo no kuvuga ngo byarisumbuye. Urabeshya. Nuvuga ngo niba twarafataga se ibigori n'ibishyimbo none muri Covid tukajya turya kawunga. Urumva tutari tubayeho neza tubona sosoma. No kuvuga ngo yararangiye murahangayika. Baratwifuzaga kubwo twebwe nyine yamera nk'itinze. Yego. Nuko wambwiye uti ugeze muri gereza ikintu cyagutunguye no kubona abantu waruzi ko ari Burayi ariho bibereye cyane rwose. Abande nukuvuga ngo ari barimo ingeri nyinshi. Habarimo n'abantu utakekaga ko bakabaye hariya. Yego. Ya. Ngira umuntu wageze muri gereza akagutungura wasanze yakagutungura. Umuntu asanze yakantungura kurusha abandi n'uwo bita Kagarara Isa. Kagarara Isa ni muntu ki? No kuvuga ngo yacuruzaga hano PS hano ku Muhima. Namusanze yarantungura. Yego. Narinze ko yagiye gukorera Dubai. Mubonye ukuntu yaringaga ari motisha impamvu atagikora ari Dubai buriye. Cyane. Nuko umusanze gereza. Bamusanze ku igororero.
nyine baranyakira. Waramusuhuje se? Cyane hari n'uvuga ngo ugerageza abantu bakuzi kuko hari umuntu ikintu cya mbere iyo umuntu ageze yakiri mushyashya babita abaserere. Ni ukuvuga ngo umuntu urimo maze iminsi abashaka amakuru yo kumenya amakuru yo mu gihugu, ay'umuryango we, ay'umugore we, niba wari ufite amahirwe kuba wahura nabo. Noneho rero hakorwa iki? Baba bashaka amakuru, niyo mpamvu baba bagomba kukwegera. Yego, twakomeje twite twikomereza ku gikoma mu nywa cyitwa makuruci. Makuruci ibintu binywebwa cyane muri gereza byitwa makuruci. Oya, makuruci no kuvuga ngo byari ibiyoga by'ibikorano. Yego, ariko no kuvuga ngo nyine byaje gucikamo, barabica neza burundu ku buryo ubu nta kintu na kimwe wasanga ibintu byose birimo biba byemewe. Nyine no kuvuga ngo ushaka ikintu cyemewe gituma kwa Nyirangarama. Makuruci rero bivugwa ko ari nayo yishe umusani witwa Jay Polly. Uramuzi? Jay Polly no kuvuga ngo Jay Polly sinzi ibyo yanyweye, ariko no kuvuga ngo ntago ari makuruci kuko Jay Polly yaje ibintu by'ibiyobyabwenge byarashizemo. Avugisha ukuri cyane rwose. Jay Polly yaba yarafungiye hariya nawe? Yes, yarahafungiye n'ahansanze. Oya, Jay Polly wamubonaga ute? Yari muntu ki? Yaraje nyine akajya dutaramira nk'abantu bari hariya, kandi nageze hariya no kuvanga abantu benshi barimo hari abari urubyiruko, kandi urubyiruko rero rumara barukunda hip hop. Yagezemo baramushungera, baramwakira neza nk'umusitari. Yego, ahasanga n'ubuyobozi bwiza bwo hanze. Noneho akajya duhashoba mu mbera byombi bakaduhuza n'abagore, abagore bagahura n'abagabo, abagore nabo baje kugororwa, none Jay Polly akaducurangira. Yawe, Jay Polly burya muri gereza yarataramaga bigatinda cyane. Ntago ari wenyine, na Green P barataramaga, bariyo. Yego, kuvuga ngo nyine iyo umuntu ageze hariya yari afite ibyazi abisangiza abandi. Yego, noneho Jay Polly mwari mufunganywe, yitaba Imana, wari ukirimo? Narindiye. Byagenze bite muri gereza? Iyo nkuru mwayakiriye mute uwo munsi? Ubundi byemeze bite? No kuvuga ngo hariyo umuntu apfuye ubuzima burakomeza, ni nk'hano nyine mu gihugu. Ni nk'uko erega no kuvuga ngo hariyo ko habona nawe ni mu kindi gihugu ariko kibamo abantu. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu apfuye hari ni nk'uko inangaho umuntu apfa, ni nyine ntaho badahamba. Wowe batangaza inkuru ko Jay Polly yitabye Imana, wari umaze igihe kingana iki murebye mu maso? Oya, no kuvuga ngo nubwo ngubwo kuko yari yaciye, hari harimo gukina umupira, hari haba umupira wa Esperance n'Intare. N'ubundi anyura aho ngaho agiye ku gikoni kuzana amazi y'icyayi ashyushye. Kuvuga ngo rero hari umuntu abona n'undi mu buzima bwa buri sanzwe buri kanya babonana. No kuvuga ngo uwo munsi mwari mwahuye, uwo munsi yitaba Imana, buke mu gitondo mva yitabye Imana. Iyo nkuru ntago yagutunguye? No kuvuga ngo bitewe n'uko nyine impamvu bo byanavuzwe cyane nuko ari Jay Polly w'umusani. Yego, ntago ariko abantu bose no kuvuga ngo bapfuye baravugwa. Kuri Jay Polly apfuye nk'uko undi yapfa nyine. Yego, yo Jay Polly aba yitabye Imana. Abafana be rero muri gereza, tubwire reaction bagize, bararize, byagenze bite? Abafana muri gereza nta muntu urira. Ntazubwo umuntu abari ku bihano bye akajya no kurira umuntu. Oya, buri muntu n'ubanga barimo gukora ibihano bye nyine. Wababajwe n'ibihano byawe ukajya kubaza n'ibyundi. Ntibishoboka. N'ubanga nyine yaraducitse nyine, urugamba rwari umunaniye kuko hari iyo upfuye bava ko urugamba rukunaniye nyine rwo gukora ibihano. Ntago byari byoroshye. Wowe urakomeje n'ubuzima bwo muri gereza. Undi muntu wagutunguye wasanzeyo? Nasanzeyo undi muntu wantunguye nasanzeyo ni Pifra. Pifra? Ya Pifra we muri kumwe? Twari turi kumwe. Pifra agira inkuru? Pifra bura yandushaka, nasanze yamaze y'ukwezi, andusha kukwezi. Yego. Pifra we nawe uti nawe ari hano? Ya Pifra yahakoze umwaka. Sasa Pifra we muri gereza yemeze bite? Nawe yari mu bantu batarama? Ya Pifra nawe yaduhaga mirongo kuko ubona Gisa. Gisa uyu nguyu Gisa cy'inganzo. Yego. Nawe bari kumwe baduhaga mirongo. Nukuvuga ngo ariko ubundi mama bayeho neza, mufite abastari babataramira ku buntu, ubundi gutaramirwa no kwishyurwa. Kandi uvuga ngo hariya nawe ni nko mu gihugu. Yego, tureba televiziyo nk'abandi banyarwanda. Haba radio. Yego, urabyumva neza. Ibiganiro bya leta turabikurikirana, ibiganiro by'abantu ku giti cyabo turabikurikirana. No kuvuga ngo rero nyine nta kibazo na kimwe kiba gihari hariya, tuba tumeze nk'abantu natwe bari mu gihugu cyacu tunabifiringa nyine. Yego, aha twihuse cyane. Umaze imyaka yamazemo ingahe? Namazemo imyaka 7. Umazemo imyaka 7. Wumvise inkuru ngejo zasohoka? Wabyakiriye? Wumvise inkuru ko nzasohoka uko nari nkate nari mbizi ko nzasohoka. Yego. Sasa igihe cyo gusohoka cyegereje.
wiyumvise ute wumva nyuma y'imyaka 7 ugiye kugaruka mu gihugu? ni ukuvuga ngo nyine iyo ugiye kuvuga ngo iyo wenda gutaha wenda gusubira muri sosiyete nyarwanda, yego, ni ukuvuga ngo urabanza ukabifiringa nyine, uba wumva nyine muri wowe hari ikintu wiyongeramo cya kuraje, ari ukagira n'ubwoba mu mutima bwaho ugiye uburyo uzakirwamo. ni ukuvuga ngo ntuba wishimiye kugumaho, yego, no gutaha wumva ari ikibazo, yego, kuko ubanza kugira ubwoba mu mutima uvuga ati nzakirwa nte, bazanyakira bate, ndajya hehe, n'umufasha wanjye yaragiye, nyine gutyo nyine nibyo ubutekereza. ubwo igihe kikagera sasa, iyo kigeze cyo gutaha baraguhamagara, yego, nta muntu ujya urangiza ibihano bye ngo araremo, nta nubwo urenzaho umunota. ibihano niba birangiye ugomba utahe. ni ukuvuga ngo icyo kintu cya mbere bakurikiza, niba igihano cyawe kirangiye, yego, bahita bazana igipapuro gisemwe n'ubuyobozi bwa gereza, yego, bakahita baza bakaguhamagara n'ibintu byawe ufite mo imbere mo ndani, yego, ukahita usohoka. nuko bati kuvuga ngo iyo usohotse ari ukuntu uba usohoka nyine uri umukene, yego, nta bushobozi cyangwa nta myenda ufite, gereza iguha imyenda, ya iba ifite imyenda iguha umuntu n'inkweto, niba iyo utahakura icyangugu baguha n'itike, bagushyira mu modoka yabo, hari imodoka yarabugenewe ishinzwe gucyura abantu, yego, ikakugeza Nyabugogo, yego, bari kukugeza Nyabugogo, bakagutegera niba ugiye Cyangugu ikakujyana Cyangugu, kugira ngo bose, kuko abagororwa urabona araba batarahinduka, buri yabishya gatashye Cyangugu ataratashye kugira ngo bamuhere amafaranga, yego, nagera hepfo yirira kana. none ubura n'ubumenga ngo iyo uvuze ngo utaye Cyangugu, yego, bakugeza Nyabugogo bakagutegera ukagenda, cyangwa utaye Musanze cyangwa ugira gute, niba umuntu udafite ubushobozi afashwe uburyo bwari bwose agezwa ku muryango we. yego, reka tuvuge rero noneho urasohotse, uragiye, uraje, ugarutse mu buzima busanzwe. wagiye uri umugabo ufite umuryango, ugarutse nta muryango, wabyakiriye ute mwana? ni ukuvuga ngo kubera ko haratumenya amakuru, nabyakire nyirimo hariya, nibwo nabanje kumenya nyine ko yashatse. yego, ubwo maje gusaka ariko no kuvuga ngo umutima ugikomanga, buryo ufite umudamu wa mwarabyaranye abana 2, iyo agiye burya ni ukuvuga ngo nacyo aba ari igikomere, ndabyumva. ni ukuvuga ngo kugira ngo uzasohoke, kugira ngo uzapfe kubyakira nyine, yego, biragoye, kuvuga ngo hari n'ibintu baramusigiye by'ibanze bakasohoka bikagufasha, yego, ugasanga nta na kimwe waza ngo mubwire, nta na kimwe, yego, kuko ugiye n'amaguru ati se ari kubona ari mfite matera 3 wamwe nkaba nifashisha, yahita akubwira ati byasigaye birera abana, ni ukuvuga ngo uhita ukora iki, wowe uhita wifata nyine, ukaba nyakamwe nyine, ariko n'uvuga ngo bidasobanuye ko ari abantu b'ingenzi umuntu aba afite, aba agomba guhamagara cyangwa kwifashisha kugira ngo bamufashe igihe ageze mu muryango muri sosiyete nyarwanda. Sasa mwana, mu Rwanda nicyo gihugu cya mbere gifite iterambere ryihuta cyane. nyuma y'imyaka 7 utareba hanze mu gihugu, wagarutse mu gihugu, wabashije kukimenyera? No kuvuga ngo nabonaga imodoka nkazibona ebyiri. No kuvuga ngo kugira ngo byumve, yego, mu Rwanda iterambere koko ririhuta cyane. Kawenda nkubwire kugira ngo byumve neza. Bamfunze numvaga nta mihanda n'imwe ya kaburimbo yari iri mu Rwanda. Yego, yari mikeya. Urabyumvisha, yari kuvuga ngo yari principale atari mu makaritsiye. Yego. Ariko n'uvuga ngo naraje nsanga amakaritsiye yose yagiye mu kaburimbo, kagira inkuru, nsanga amagorofa yaruzuye, nsanga n'uvuga ibikorwa byarahindutse, abantu barahindutse, abantu baragera n'igihe. ni ukuvuga ngo nyine nanjye n'ubu ntago ndareba neza nyine kubera ibintu nasanze nyine. Yego, ugeze mu mujyi wa Kigali winjiyemo hagati, niki cyagutunguye? Wabonye cyubatswe ukavuga uti ye niki ngiki? Urumva wasize za convention zitaraza, usiga arena iriho ariko barimo bayubaka, ni downtown bari bayitashye na City Tower. Yego, ariko ruvuga ngo ikintu Stade Amahoro, ikintu cya mbere cyantunguye, Stade Amahoro bayubatse ndi hariya. Yego, nira stade yindi ikinirwamo basket arena. Ntago nakiye ko Stade Amahoro yarubatswe, nsanzwe Stade Amahoro yarubatswe, nsanzwe arena, urumva nsanzwe ibindi bikorwa remezo by'imihanda. Yego, urabyumva neza. Ibi by'irembo, bura n'irembo naryo biri mu bintu by'iterambere. Bya nyine by'irembo nibwo byaje, kuko nuvuga ngo mu ngiye gushaka ibyangombwa byanjye. Yego, nta hamwe nigeze mvuga ngo ngiye kugira gute. Naragiye njya ku irembo, baragira barambwira ati wowe kuwa kabiri uzagufatira ibyangombwa byawe. Yego, niko byagenze. Ibyo naryo ni iterambere. Yego, ubu uraje usanga ku modoka turakozaho cyane, uvuga ngo tapandi ngo ntabwo byo nabisize. Ibyo bintu bwa mbere ubyumva? uti kujya modoka ni tapandi ngo wumvise ari biki? Nuvuga ngo tapandi ngo hari indirimbo
yanuza yabiririmbyemo Bruce Melody agira ate iyo tap and go no najyaga nyumva ariko nkabirwa ibyari byo cyaka bango nka Ritiko izamuka ishyoronge Ritiko ntabwo nari nyizi Ritiko n'ubwa mbere warumvise icyo kijambo ntabwo nazize ubu nibwo nazibonye nyine nibwo nagerageje kuzegera ndazibona muri gare Nyabugogo ni ukuvuga ngo irankunda amahoro yego ntabwo nigeze nyisiga urumva yego nasanze ukuntu hameze hari etaje imbere y'ibagiro ntabwo yahabaga ririya soko ryarahabaga ni ukuvuga kugira ngo byumve nabaga imbere ari kwa Kabugano hakoreraga amayo wasa muri Electrogaz ariko nuvuga ngo naraje nsanga na etaje wajya ngo ntariko yigeze hagera yego niho Wasake yakoreraga niho nabaga inyuma mu gikari aho wabaga usanga bimeze biteho nasanze nyine utamenya ko higeze n'inzu baracishe kaburimbo yego hano niho nabaga ntabwo nyine ntabwo wamenya nyine ko byageze ntabwo wigeze uyoba urimo ugenda mu nzira kuyoba oya ntabwo kuvuga ngo ntabwo nigeze nyoba kuko ubundi nabaga mu mujyi niho nakoreraga ntirirwaga ariko nuvuga ngo harasa neza ahubwo rimwe na rimwe igihe tuba turi hariya abantu baje bakatubeshya ngo igihugu ngo iki n'iki ngo ni ukuvuga ngo ubwo reka mbwira abantu bari hariya yego ni ukuvuga ngo igihugu kiraryoshye ahubwo bagerageze nshaka kubwira abantu twabanye hariya mu igororero yego ni ukuvuga ngo umuntu uri hariya kuriya umuntu ajya agatagasiga ibintu bye byose yego yumva ko aje mu bintu yego ni ukuvuga ngo ibintu byarahindutse n'ahangaha byarahindutse cyane uvuga ngo niba ugira amahirwe ukaba utashye ibyo bita gucomoka ukaba ucomotse zana ibintu byawe byose i Kigali kuko intanga y'ibintu byarahindutse no kuvuga ngo n'umwenda ushaje ntabwo kibaho yego so hari akantu mpise nibaza umwana urabizi barimo abantu benshi ubundi kugira ngo wumve ngo perezida yaguhaye imbabazi biterwa n'iki kuki atababarira bose kuki yahitamo abo ngabo ni ukuvuga ngo bose ni ukuvuga ngo nanjye urabona ko nabaye hariya nahafungiwe yego tubare kano kandi ngize perezida kandi uzi ko umuntu ubohore abababaje cyangwa bageze gute nanjye ntabwo nababarira bose ni ukuvuga ngo hariya nubwo byumva ngo ni mu igororero haba harimo abantu bafite ibyaha ndengakamere byose tubare nka Kazungu ari we wamurekura ntibishoboka noze wa muntu wishe umugore we Kimironko akamuteraho imboga yagusabye imbabazi wahita uzimuha ntibishoboka ni ukuvuga ngo rero ugomba kugira gute we ni ukuvuga ngo mwebwe iyo bavuze ngo baraza ubuyobozi bwa RCS buraza yego bukaza bukavuga ngo mugiye kwandika liberation conditionnelle musaba imbabazi mugaragaza ko mwagororotse gufungurwa nyine arimo gufungurwa by'agateganyo hari n'abaka imbabazi byo gufungurwa bya burundu baza ka Perezida wa Repubulika no kuvuga ngo biterwa n'ibyo ubumaze niba ukatiye imyaka 7 bisaba ko umaze imyaka 4 n'amezi 8 urabyumva neza yes icyo bita 2 bya gatatu icyo bita kimwe cya none hari kimwe 2 bya gatatu hakaba na 2 kuvuga ngo iyo umaze imyaka 5 yego iyo ukatiye imyaka 5 bikaba bisaba kuba ukoze umwaka umwe n'amezi 8 yego abanyarwanda babyumve neza batazumva bavuga ngo Perezida wa Repubulika yatanze imbabazi ngo bagire ngo ni buri wese uvuga ngo kubwo mfitemo n'umuntu wanjye ari buze gutahamo mazemo icyumweru ntabwo ari uko babikoze ni uvuga ngo umuntu afungurwa bitewe n'igihe amaze agafungurwa bitewe n'imyitwarire ye agafungurwa bitewe n'ibyaha bakeneye yego ni ukuvuga ngo hari ibyaha biza bikeneye ntabwo waba uri gavuye waravuye uyu mwana ngo bazaguha imbabazi urabyumva ntabwo bari kubwinjira cyangwa ubwicanyi uvuye ngo bazaguha imbabazi ntabwo waba uregwa kugambanira igihugu uvuye ngo bazaguha imbabazi oya ni ukuvuga ngo ibyaha babishyira mu bujura byoroheje bakabishyira mu nyandiko mpimbano bakabishyira kuvuga ngo urugomo rworoheje kuvuga ngo urugomo tworoheje nka kuri urimo kumfata ikiganiro wambura ngo ibintu bidahora nkahita ngutera ingumi urumva ko ntari nabigambiriye ko nta ntuyintere oya nkayigutera ahubwo ikakugera utanze ntuyintere yego twagiye twakomeje no kuvuga ngo abo bantu nibo baba bemerewe abona kubwo nibo baba bemerewe gufungurwa by'agateganyo bitewe n'imyitwarire ni ukuvuga ngo ubu ngubu Perezida wa Repubulika noneho ni ukuvuga ngo abakoreye abantu mu ngata ubwo ntabwo byajyaga bibaho ko bapfa kurekura abantu cyangwa gufungura abantu by'agateganyo hariho nk'icyorezo hariho nk'ikino cyorezo ngo bakita Marburg ni ukuvuga ngo urumva nyine yicaye nk'umubyeyi dutekereza aravuga ati kanakiriza kuri bano bantu nanjye mbazane mu buzima busanzwe sasa imfungwa ubu ntizishobora kugirana amashyari kuko bose banditse izo baruwa hari abemerewe hari n'abangiwe amashyari sasa no kubangarega hariya ni kumengo ni nko mu gihugu haba ubuyobozi nk'ubwo mu gihugu haba umuyobozi w'umurenge ari we gitifu akaza njyanama
ako kantu gasubiremo muri gereza mugira umuyobozi w'umurenge tugira umuyobozi w'umurenge yego tukagira uwo bita njyanama tukagira kuvuga ngo ushinzwe umutekano ari we security officer tukagira abashinzwe amakuru intelligence community urabyumva neza abamudugudu mugira tubagiramo ba mudugudu tukagira abayobozi b'utugari tukagira abayobozi b'isibo ukagira ambwira ko mfite na president president wacu aba ari igitifu w'umurenge uno president wanyu muri gereza muri ya umurenge ungana ute no kuvuga ngo umurenge ukuntu ungana yego urabona kino kibuga yego ya birareshya uko hangana hubatse birareshya ya ariko uvuga ngo akajya harimo amazu ageretse kuvuga ngo harimo amazu kuvanga amazu abagororwa babamo na amazu 19 yego ku 19 na abasanzwe hakabamo na VIP ya 20 y'ibyiringiro ari abantu baba bafite ubushobozi sasa hari ahantu ugeze gutangaza inkunda avuga uti ngo aradupfunyikiye baratubwira uti ugeze muri gereza uburaye na Papa Shadibu natera urabeshya Papa Shadibu mwahuriye muri gereza ya Papa Shadibu arahaba urabeshya ya bamwita Rashidi Yeha no kuvuga ngo yari umustar na kera oya bare yuko byumva no yari umuntu w'umustar kuko yajyaga yaririmbaga kuri Rafiki kuvuga Papa Shadibu uyu nguyu bura no mumodo ni iki Shadibu uyu nguyu wamamaye abantu kuri nabo nyamamaza Pampex yego ya Shadibu tuzi mu Rwanda muzi mu Rwanda papa warafunze ariko Shadibu ntago nabimurenganyiriza mama we yarabimuhisha yego no kuvuga ngo papa we nawe yatuma abantu abaga ati muzamfashe mu mbwira umwana wanjye azaze kunsura mubwiza ukuri ko ari ngiye papa we tibyo mama bamubwira ntago ari ukuri ariko ruvuga ngo papa wa Shadibu arahari ari hari abamwita Rashidi Yeha ni umusaza mwiza w'umustar uzi n'indimi zose wanize urabyumva neza namufashe niba yumva bimutonda kujya kumusura cyangwa agira gute nibafungura visite ngewe azanshake amfata akaboko ngene mwereke papa we ya sasa ndibaza wabwiwe n'iki kari Papa Shadibu no kuvuga ngo uwo musaza ngewe yari inshuti yanjye kandi umuntu wiza akora imyanzuro no kuvuga ngo ni nk'umwavoka akorera abantu imyanzuro batazi kwandika bajyana mu rukiko arabafasha ngo niho yakubwira uti ngewe gutyo mbona ninge Papa wa Shadibu ya niyo mbwe ati Shadibu n'umwana wanjye turi ko mama warabimisha ari n'impapuro ari yamaye nuko kubera kuzana zagara n'iki narazibuze ubu nukuvuga ngo kuzizana nkazikira no kuri kamera Shadibu akazereba ko papa wahari kandi agabyitirira uwo musaza umusaza yari yanditse urwandiko yari yarwandikiye Shadibu aragucishaho warahemutse kuba utaragejeje ubutumwa kuri Shadibu n'ukuri kugira ngo umugabo nusohoza ubutumwa bwo n'uvuga ngo nanjye n'icyanjye cyari cyaranyuye narakibuze nuko nagiye kwaka ikindi kugira ngo mbone uko bame ibyangombwa kushaka kugaragaza ko wari ufunze hari ibyo ugomba kwerekana kugira ngo nyine ugaragaza aho wari uri kugira ngo babone kuguha icyangombwa none umwana udashobora gusura se iyi myaka yose we ntago yahemutse no kuvuga ngo kira cyari cya kiganiro cy'ubushize yari yakirebye nabikomanta aravuga ati nifuza kuba nabona uwo muntu tukavugana ya Shadibu bwe ya no kuvuga ngo rongewe hano mpagaze ku maguru abiri yego ibintu ndimo ndamubwira ni ukuri yego kandi umva ko kino kiganiro ribuze kugikurikirana nana kireba ubwo akoresheje na subscribe no kuvuga ngo we aze tumuhuze n'umubyeyi we n'umubyeyi nawe anishimira yumve ko afite papa cyangwa nawe niba yumva ko atari papa wagaragaze papa wa nyawe nawe azavuga ati dore papa wanjye n'uyu ariko uwo musaza kujya avuga ngo mfite umwana uri mu gihugu w'umusitari utamfasha uwo musaza wamusanze urangije namusigayo imyaka 7 yose ya namusize Shadibu mwana nivuga ngo asigaje umwaka ngatashye se buriya Shadibu buriya nta na 30 ninga afite buriya Shadibu ni umwana Shadibu niba afite nk'imyaka myinshi afite nka 26 yego abo twigarukira twongeye tuve muri gereza turayadukandakana kariya nk'abari mu ndege turagarutse uraje madamu ntawe madamu sasa ubuzima bwewe aho yagiye umugore yishakiye undi mugabo nta kibazo afite babanye neza babanye neza yishakiye undi mugabo ubwirwa n'iki ko nta kibazo afite hasa niba bamaje kubyara gatatu inge twa dufitanye abana babiri urumva rero ntabwo abyara n'umuntu mufite ikibazo mwigeze muhura kuva bava muri gereza twarahuye duhujwe n'abana uko abana baje kunsura muri vakanse yego biba ngombwa ko mbamuhanga bajya kumusura noneho ndagira ngo sasa iyo shusho gatoya uhuye na madamu umaze imyaka 7 muri gereza noneho uragarutse uhuye na madamu afite undi mugabo utakitwa umugabo we ndagira ngo mbwire bwa mbere murebana mu maso
byagenze bite? ni ukuvuga ngo reka nkubwire ku kintu utaruzi ko umuntu uvuye hariya aba afite disipurine yo kwirinda gusubirayo, yego, yirinda no kutavuga ibyo abonye byose, yego, ni ukuvuga ngo nta nubwo narakaranya nawe, ni ibyo yakoze yari amahitamo kuko ntabwo yari umwana, yego, ni ukuvuga ngo ntabwo ngiye najya kujya guforosa amarangamutima ye kandi yarakoze ibintu abizi neza, ko ntabwo yigeze aguhobera. Wira nabwo nanjye ntabwo nigeze muhora, ntabwo nigeze muha n'akaboko. Wigeze ubitekereza se? Oya no kuvuga ngo yafashe abana, ndavuga ati abana ejo uzabagarure. Ndangije nikubitira cross ndagenda nawe ajyana abana. Nta imyaka 7 aheze. Urabizi aho rwaciye ntiyacu urwango, nyuma y'imyaka 7 n'ubundi style aba harimo akantu nubwo cyagenze nabi. No kuvuga ngo buriya baba ngo iyo aho yaciye nkanyura urwango. Bura no kuvuga ngo rimwe na rimwe biterwa n'uburyo umuntu mwatandukanye cyangwa mwari mubanyemo. Yego. Banga iyo ashaka umugabo akagumya kansura, yego, nari kumva ko hakirimo agatima. Niba yarashatse umugabo ntagumye kunsura, urumva ko nta mutima wari urimo. Yego. No kuvuga ngo rero kujya kumubwira ibyo bintu n'ubundi ntacyo byaba-bimaze. Niba ngo barawumva ngo bongeye bahuye barakocorana, yego, ngo cyangwa harashya, yego, no kuvuga ngo burya hari ikintu kiba kikirimo. Hari akantu kaba kakirimo. Ngo bagitelefonana, babakigira gute? Yego. No kuvuga ngo ibintu babikibahuza, aribyo bongera nyine bakongera bakavuga ngo reka twibukiranye. Ariko je nta kintu kikimuza nawe. Yego. Sasa reka tujye ku ruhande rwawe, umuntu wakunze mukageraho mukabyarana akaba madamu wawe, ku ruhande rwawe tureke kuvuga we, nta kantu kaba kakirimo ku rukundo kuri wowe? Je ntago nyambitekereza, nta rukundo kirimo. Ubu byararangiye tu? Nta nuvuga ngo buri iyo umuntu afite ikintu akunda cyangwa iki, ugira no kugitekereza. Yego. No kuvuga ngo rongeye ntago nyambitekerezaho. Ya agarutse wamubabarira? Ntago namubarira. Kubera cyane ntuzi ubwo najya kurera abana batari abanjye. Wereka tubwenda abana arabasigira se agaruka nka madamu imurera abana banyu babiri byari n'abandi. Ngiye no kugira ngo byumve. Yo kugira ngo nshaka umugore twabanaga abyareremo hagati tubane. Nashaka umudamu nzi ko afite abana 5 ariko mbizi mbere ko yari asanzwe bafite. Ntiwamubabarira? Ntago nakora iryo kosa. Ntabwo ryaba ariko se yabasabye imbabazi kandi yabiteguye guhinduka. Ariko ko umuntu asabye imbabazi zose zikazihabwa, ntago ari cyo bivuze. Usabye imbabazi arazihabwa? Oya ntago ari cyo bivuze. Ko warakaye musa? Ntago ari ukurakara, no kuvuga ngo yafashe icyemezo cye, nanjye mfata icyemezo cyanjye. No kuvuga ngo bitewe ko navuye hariya, nanjye nimara kwakira muri societe nyarwanda, maje kubona ibyo nkora cyangwa bakurikirana ibintu biganiro bakagira icyo bamfasha. No kuvuga ngo nanjye nzarira abana banjye nibarangiza kwiga bamaje kugira ubuzima bwiza, ntajye nshaka umugore. Abana muri kumwe cyangwa bari kumwe na mama? Oya no kuvuga ngo abana bari kwa mukuru w'umugore bitewe ko nta bushobozi ndagira. Yego. Ariko ubundi abana niwo bafite mu nshingano n'ubundi cyane. Itekereza ko byaca mugashaka undi mugore? Cyane neze ubwo nashatse undi mugore, none zari ubwo ndi ikiremba. Ntago ndi ikiremba. Akabazo k'amatsiko turimo tunasoza. Cyari gishize ntago bikumbuye? None ze sindi umuntu se, ndi umuntu kandi baragerageje kurya ubugari n'ubunyobwa. Yego. Kandi umuntu yari ubugari n'ubunyobwa arashyuha nyine. Yego. Nanjye nyine mbikumbuye ndiyeranje. Gute? None ze kuvuga ngo muri miliyoni 8 zari z'abakobwa urumva nabura umuntu nkunda nubwo mfite igisura gisa gutya. Buri mwete igira yayo. Ndiyeranje. Nanjye ndiyeranze hagashya nyine. Yego. Nk'umuntu w'umugabo turafata. So ikiganiro cyacu kirimo kiragera ku musozo. Sa mungani. Twakugiye. Niko turikomereza uti nawe uri umugabo gira gutya ukiyeranje. Sasa noneho tugaruke muri gereza. Umuntu yagiye akubisemo umwaka 1 2 3 4 5. Mwana iyo babishatse bari abagabo bigenda bite? Uzo no kuvuga ngo icyo bita gufa kubura icyo bisobanuye. No kuvuga ngo iyo bavuze ngo kana kabaramufunze. Yego. No kuvuga ngo hari ibintu nyine ubutemerewe. Ubonane kubana nabyo bakakujyana hari utagomba kubibona. Yego. No kuvuga ngo ibyo bintu rero ni ibihe n'abantu babyumve. Yego. Batazabavanga iki n'iki. No kuvuga ngo ikintu cya mbere utemerewe no kurongora. Nicyo kintu baba gufunze. Ibindi urabyemewe ariko icyo kintu baragifunze kabisa. Umva ibyo utemerewe. Mwana icyo kintu ni igihano. Umva icyo utemerewe. Karimo kurongora. Igihano kabisa. Urabyumva neza? Yego. Harimo
kuvugira kuri telefone wabyumvise yego harimo kunywa inzoga yego kuvuga ngo ibyo bintu nibyo bintu bubujijwe no kuvuga ngo icyo gihe ubonane ko muri sosiyete nyarwanda wagiye kugororwa yego kugira ngo usubire ku murongo uzagaruke noneho ibyo bintu uza agaciro kabyo yego niyo mpamvu iyo ugarutse ntumenye agaciro kabyo k'ibyo bintu byo bavuga ngo nk'ubu ngubu urabona ko ndimo ndarya imiyaga none nkaba nagize n'amahirwe ubu ngubu hano ndimo ndareba umugore ari imbere yanjye basi wanamubonye nubwo nta kintu wakoze ariko basi uri kumubona epfo rero babyita kugira gute kureba umugore imbere yawe yego kuri urimo kumureba imbere yawe babyita guhengama baravuga ati ati nahengamye kabisa ati urahengama bigakunda ati yasagate burenge ntabwo ndimo ndamureba viza kuko nanamukoraho yego hari rero guhengama rero ntabwo wamukoraho ni ukuvuga ngo hari umurebera nko muri metero 5 utagira utyo gahengama urimo uramurengama kuvuga ngo rero hari abarimo abantu nyine barimo abantu bafungiwe amajipo yego kuvuga ngo ufungiwe amajipo n'ubundi urumva ubukunda iki ijipo yego urimo urabyumva abantu rero bagira amajipo yego urumva n'ubundi iyo bari buvuga ngo abagore bari buze nibo bahagera mbere baje kwihebera amajipo yego usanga bameze barya ukagenda ugahengama nyuma y'imyaka 5 ituma bari byinshi cyane yezu nibyo rero kuvuga ngo ubundi kuvuga ngo ibyo ngibyo byo kurongora kunywa inzoga kunywa itabi kugira gute nyine no ntabwo ubu byemerewe nyine kurumva kuba warakoze icyaha ugomba kujya he ugomba kujya kugororwa akantu gato mpise nibaza ibintu bibiri waje ukumbuye kurusha ibindi ikintu cya mbere naje nkumbuye kurusha ibindi ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari hariya nyine aba yumva akumbuye umugore yego ariko iyo ugeze hanze uvugisha ukuri iyo ugeze hanze hano mu gihugu yego kuvuga ngo urabona kuva hariya ugera kuri eripe iyo ukageze usanga igihugu cyaragusize yego urumva nyine naraje nsanga nyine viziyo yabaye viziyo imihanda mishyashya yego urumva mbona ibintu ntari nsanzwe mbona amazu ageretse mbona iki mbona mu makaritsiye rero hose bashyizemo imihanda ahandi barimo barayikatamo ntago rero no kuvuga ngo ntago ushyokwa ati gute urumva usanga wari uzi baragusize wari uzi agenda n'amaguru yicaye mu modoka ari mu modoka wari uzi wagusabaga 1000 ugasanga yicaye mu iduka yego utangira kusasa kwitekerereza iki gutekereza ibyo yego ukahita uvuga ati nanjye reka ndebe ko nagira gute ndebe ko nakwisanga muri bano bantu kuri noterambere rya bano bantu niyo ngo bya bintu rero utangira kubitekereza niyo ngo urumva ubudafite aho urara yego nanjye barasize umugore nkasanga adahari yego ubudafite aho urara ubudafite ibyo uri buhita urya ni ukuvuga ngo rero ntabwo wajya gutekereza kujya gushaka umugore cyangwa kujya gushaka kwiyaranja yego udatekereza neza biragoye bisaba kubanza gutekereza nk'ubu ngiye maze amezi 11 ariko nabikoze amaze amezi 6 amezi uri muri yubaka ushaka ukuntu wagira umukobwa wasiza kwirukaho umusanga mu modoka ye no kuvuga ngo nk'abantu bari barabasize abakobwa no kuvuga ngo none iyo bagufunze ufite umwana w'imyaka 5 ufite 7 usanga afite 12 agiye muri segonderi iyo bagufunze usize umwana afite amezi 2 usanga yarabaye mukuru atanakuzi ni ukuvuga ngo rero nabyo ubitekerezaho ni ukuvuga ngo rero bituma nyine utahita ugira ubushake ntabwo bibaho ibyo bintu byabahora ni ukuvuga ngo kuba umukobwa nyine urumva haba harimo ibiba igikuta kibatandukanye nta kuntu rero mushobora kwiyeranja mukagenda mugahurira ahantu ku ntuza bikaba byakunda mugasomana ntabwo bibaho kubera ni ukuvuga ngo abagore b'abagororwa barindwa n'abagore b'abacungagereza abagabo b'abagororwa barindwa n'abagabo b'abagororwa ni ukuvuga ngo niba bagiye kuza bashyiramo byibura umwanya ufite nka metero 5 ku buryo utanamukoraho ubutinganyi muri gereza urakivugaho iki ni ukuvuga ngo ubutinganyi muri gereza ni bukeya ariko burahari ni ukuvuga ngo ni nk'uko hano buhari kandi haba abagore yego kuvuga ngo none se numva bavuga ngo nka Semuhungu ngo numutinganyi ngo dore ibintu yakoze muri sitade ngo Kenisi yamuzanye ngiki niki ni nkuko harimo nk'abatinganyi bava hano bakajya gufungirwa hariya naho umuntu ushobora kuba ari muri gereza agahinduka umutinganyi atari we ntago byabaho mwana birashoboka harano kuvuga ngo kuvuga ngo none kugira ngo byumve bivugitse nabi muri gereza ni ukuvuga ngo urabona muri gereza abantu baba bameze nk'abantu bari hamwe baba bameze nk'abantu bari mu gikombe yego ni ukuvuga ngo niba ubukora cyangwa babukuziho bumeze nk'umuntu nyine wihaye akato ni ukuvuga ngo hariya umuntu agirwa n'undi kuba wenda mfite umuvandimwe umuryango ukaba wamusuye nkaba namubwira ati isabune yanshiranye uzantumira isabune
ni ukuvuga ngo uri umutinganyi nta muntu wagutumira isabune oya nta n'umuntu wasaba n'amazi yo kunywa ngo ayagushye n'ufite mugenzi wawe w'ikize w'umutinganyi se ni ukuvuga ngo bikorana iyo bagufashe iyo bagufasha ahubwo ni ukuvuga ngo imbere habamo akandi kasho iyo bagufashe bagushyira mu bihano baragufunga bagushyiramo mu bihano bakagufunga iminsi 30 uri wenyine ariko wowe umanutse bakubuza kurongora no kurongorwa wowe ugiye muri ibyo bintu kandi bitemewe ni ukuvuga ngo rero uri gukorera icyaha mu kindi urimo gukora icyaha mu kindi ariko kidahanwa n'amategeko ni ukuvuga ngo iyo bagufashe baraguhana ariko ni ukuvuga ngo hariya bidasobanuye ko iyo urwanye ugakura umuntu amenyo baguha ikindi gihano ubundi nabwo bagushyira mu rukiko rukongera ukaguhana yego ni ukuvuga ngo ntahakurikizwa amategeko nk'aya hano mu Rwanda nyine umusa turimo dusoza dore ko n'ubundi wowe tukigufite ijambo mu magambo makeya ijambo rimwe wabwira umugore wawe wagusize kubera watinze kugaruka uva muri gereza oya ikintu cyane ntabwo uri umugore wanjye we ni courage ahubwo nakore cyane nyine atera imbere ntabwo mwifuriza ibibi ahubwo ngereka manje nshima abantu bamfashije mvuye muri buriya buzima bwa hariya bambaye hafi mu buzima bwa buri munsi abamfashije abampaye inzu abampaye ibyo kuryamira abanguriye televiziyo abo nibo nagombye gushimira abamfashije kuvuga ngo nta mwanya ufite wo kugera kuri umu ex wagize wahemutse nta mu ex mfite wahemutse umugore wawe ntiyahemutse se oya ni ukuvuga ngo we yakoze ibyari bimurimo si ubuhemu si ubuhemu iyo umuntu arengeje imyaka 18 aba agomba kwifatira ibyemezo ikintu akoze cyose abakizi ndavuga ku ruhande rwawe ni ubuhemu njye ntabwo mbyita ubuhemu ni iki se oya yareze abana nibyo ariko ni ubuhemu ni ukuvuga ngo impamvu njye nabyita ubuhemu buri icyo bita ubuhemu ni ukuba wahaye umuntu amafaranga ubundi babyita abide confiance ntabwo wavuga ngo yarankushoniye yakugukoshona abahemutse wavuga ngo wenda yarankushoniye yanze wenda ko dufatanya muri biriya bizazane we ni ukuvuga ngo yishakira ubundi buzima bwiza mujya kuvugana ati tuzatandukanywa n'urupfu hanyuma mugatandukanywa na gereza kwe nanjye ikintu uragomba gukora urabona kuvuga ngo abagore mbwira n'abandi bagabo ahubwo banabyumve abagore bakunda kwishimira kubona abagabo batandukanye bameze nabi ni ukuvuga ngo iyo umugore atandukanye n'umugabo umugore akakubona warasaze udakaraba umeze nabi umugore biramunezeza ahubwo reka mbwira abandi bagabo bose bazi ko batandukanye n'abagore iyi message irabareba mwa bagabo bakagombye kugira gute gukora cyane kugira ngo umugore yakubonye ameze neza arajugumira nyine biramurya mu mutima akavuga ati nagenderaga iki ubu no kuvuga ngo umugore namara binarimo arambona mu minsi se natangira kujya mbona kubone mu minsi iri imbere none natangiye kuvugira kuri televiziyo y'igihugu wambaye amakoti nambaye costume azaza avuga ati wicaye mu modoka yawe azavuga ati iyo mbimenye bagabo rero duhuje ukwemera mukora iki mwihagarareho niba umugore akwanze ukumva ko igikuba gicitse ngo ujye kuyabuza inzoga kora cyane none nta muntu ukwanga nuko uri umukene cyane ni ukuvuga ngo rero nigenda nashaka kubwira abantu badukurikiye ariko nashaka gushima nyine abantu bamfashije yego mu masegonda bashime umuntu wa mbere mbanza gushima cyane wamfashije muri buno buzima cyane ndetse kurusha n'abambyaye yamfashije kurusha abandi bamwita Maître Bimenyimana Binego mbanje mushime kuko ni wampaye inzu arambwira ati iyi nzu nk'umuvandimwe twabanye wagize byago ugafungwa iki ni ikiti inzu umuntu ari nsanzwe nzi iyi nzu ndayiguhaye ibuyibamo igihe nikigera nzakubwira kude chapeau ngo ndamushimira nkashimba n'umugabo bita Nzaramba Steven nawe wamfashije nyine wampaye amafaranga yo kugura ibindi bikoresho harimo na televiziyo n'ibiryamirwa nkaba nshaka gushima n'undi n'abamama tubana mu gipangu n'umuntu wabonye ko mfite impano yo kuba nakina filime cyangwa iki umuntu wakuzanye kuvuga ngo ni umuntu wabimbwe nge yarambonye ntabwo yarasanzwe tubana mu gipangu bamwita Jori Jori tubana mu gipangu ni umukobwa w'umwana mwiza kabisa witonda ugira ubuntu ariko nyine yangiriye inama kabisa ndagushimiye nkashimira undi mu mama afite n'umugabo amwita Bizimana Manuel umugabo nyine nuvuga ngo uwo muryango wose hamwe nawe uri mu bantu bamfasha no kuvuga ngo iyo byanze iyo taka inkubise ntago ndagenda nkafungura umuryango nkagenda nkafata ikintu nta uranyinuba urumva rero abo bantu ko arabo gushimirwa nuvuga ngo uwo mubyeyi rero ni umuntu wanjye nuvuga ngo niyo nagize crise ndamuhamagara avuga ati fasha abana nkiriraho akantu niyaranje akambwira ati nibiza kwemera ndazakukureba bamwita mama Mayeri no kuvuga ngo abo bantu rero none nkashima n'umubyeyi wansuraga hariya
aho nari mfungiye mu igororo rya Nyarugenge yego ariyo mwitagereza mwebwe uwo mama yansuye hariya hafi imyaka 7 bamwita Uwimana Dorosera mama Liliane ni ukuvuga ngo nta kintu aricyo cyanye nari kintu napfanaga nawe ni ukuvuga ngo uwo mumama twari tuziranye bisanzwe yego amenye ko nafunzwe nuko ubwo narinzi ko ndi gukora kino kiganiro nari kuzana amafaranga yanyohereje kugira ngo muyarebe kuko ari abagwa amajeto yego kuvuga ngo yanyohereza agajeto rimwe mu byumweru 2 kagira jeto y'ibihumbi 40 urumva ko uwo muntu ari umuntu wo gushimirwa. Umugore mwabyaranye aragutereranye wa muntu usanzwe aragufashije kugera usohotse no kuvuga ngo umugore twabyaranye we yarantereranye uwo mama witwa Imana Dorosera ari we mama Liliane aransura amfasha ibintu byose nagira no kuvuga ngo naba nkeneye n'ishuka yego nkamuhamagara akavuga ati kwishuka yashaje yego akamfasha akayinzanira na no kuvuga ngo naba nkeneye bogeza kuko hari nibyo bintu umuntu akenera akazingura akazinzanira n'undi muvandimwe nawe wansuye we yanzaniraga ibiryo tutanaziranye nawe no kuvuga ngo twahuriye hariya mu igororo habamo n'abantu babizima bagifite umutima twahuriye mu igororo rya Nyarugenge tumaje guhurirayo noneho twibera tutaranyikundira amaje kunyikundira ataramwe tizaza nkusura kugira ngo bimwe by'abantu batashye ariko n'imbere y'Imana yaratashye afata mu motari arabati uyu muntu ujye umushyira ibiryo saa 8 bijye biba byamugezeho umuntu ariko amaze mushimira bamwita Mureberwa Samuel ari bakunda kwita Amazambe nuvuga ngo umuntu yambaye hafi yangemuriye ibiryo no kuvuga ngo yangemuriye hafi umwaka n'igice paka covid ije nibwo covid yaje kucyaje covid ndibuka covid yageze mu gihugu niba ari kuwa 3 niba ari kuwa 3 cyangwa kuwa gatandatu ya nibwo bavuze ngo ibintu birahindutse ngo nakimeke biri gukurwa ngo buri muntu ya nibwo bari kuza no munsi konsura abari bwo apareka kuza konsura aratanye no akanyoroza amafaranga nawe mfite amajete ye nuvuga ngo no mwigororo hari ngo ijyanye Rugenge kunumva ko dufatwa n'abandi turiga wakomera ko nigiyeyo wize iki nuvuga ngo naragiye niga mekanike ubuzi gukanika mekanike automobile kano kugira ngo wumve twigishwaga neza twigishwaga n'abahorandi yego kandi turi imfungwa n'abagororwa urabeshye mfite na certificate nuko ntayizanye bo niba arakagaruka muzambwe yambizana ibyo byose nababwiye kugira ngo abaturage barebe ko atari amagambo hari n'abarimo kumbona we nakavuga ngo nukubyitira ntago yigeze abayo hari n'abarimo kumbona bakavuga ati umuntu twabanye hari kuko nibyo ndimo kuvuga n'ukuri nuvuga ngo n'ingaruka nzazana amajete y'abantu banyereje amafaranga n'abashimira imbere yanyu yego cyane certificate twereke koko niba yanzana certificate nyishimira imbere yabo bayirebe n'uwayisenye wo wanyuma none kugira ngo wumve ntabwo tuyihabwa na gereza kugira ngo bukure babikuru n'urwego kugira ngo bukuru dufite ubuyobozi bwiza budufata nk'abandi banyarwanda ngiye ni nese yanditseho nese n'imbere y'Imana ko kuri gwiki yanditseho nese ni kuvuga ngo na biroti kandi ngo bafite amanota bafatiraho mfite na biroti mfite biroti nkagira na certificate ya ni kuvuga ngo nagerageje abamo n'abatsindwa habamo n'abatsindwa kuvuga ngo uyitsinzwe urasibira urasibira ukazongera ukiga igihano cyawe kirangiye utarangije ikirano cyawe kirangize utarangije ntago bagufata bitewe no kuvuga ngo bafata umuntu usigaje hejuru y'umwaka kugira ngo bakwigishe neza biringaniye kandi bagiye kutwigisha no kuvuga ngo ibintu byose by'ibanze barabiduha baduha bote bisurubeti kuvuga ngo iyo wiga ukora pratique no kuvuga ngo twebwe no kuvuga ngo dukora pratique dugakora na theory urabeshya ya no kuvuga ngo niba ari ahantu ni ishuri niba kuvuga ngo modire twiga modire 13 yego no kuvuga ngo tseretse ndi yiyongereyeho yaje nyuma yego ariko no kuvuga ngo ntabwo ari modire ibintu twita kwihangira imirimo iyo ntabwo nge naranayipeza ntabwo nayize neza numvaga ko bayita ngukira iyo kuvuga ngo watangira ku 1000 ukazagira miliyari ndumva nakibagere ko no kuvuga ngo ninza tuzakareba kuri certificate ya no kuvuga ngo rero hariya no kuvuga ngo dufatwa nk'abandi banyarwanda dufatwa neza cyo mpamvu nshaka no gushima leta yacu y'ubumwe idufata nk'abandi reba navuye yo mbyibushye meze neza nshima Imana n'abantu ntago nagiye ngana gutya ni ibiryo n'ubuzima no kuvuga ngo hariya haba ko kuvuga ngo umuntu yahara abayifite n'ikizere urumva bitewe n'ibyo ukatiye bitewe n'ubanga ibyo bitewe n'ibyo ukatiye hari ibyo wiga n'ibyo ugira nagezeyo niga n'icyongereza ko icyongereza nakize musa nta cyongereza uzi biri no mu bintu byambabaje nta cyongereza uzi urambeshye biri mu bintu byambabaje
urabyumva neza yego kuvuga ngo nize icyongereza igihe gitoya ko numva ngo magomye kuba narakiza byibura nshigaje imyaka 2 nkavayo nkizi neza kurusha byarakubaje ko waravuye utamenya icyongereza urabeshya kumenya nyine babyita to know ya kuvuga ngo nyine mba naramenye neza nkamenya kumenya to know do you know me I know you who are you I am okay what are you doing uri gukora iki hano turi gukora iki I am speak yes I am meet journalist kari kaje no kuvuga nyine iyo nkiga imyaka 2 nakize gito nakiza amezi 3 yariko ku buryo nyine hasi y'abakongeza imyaka nk'ibiri kujyana kuvuga ngo iyo ubwe nkiga mbere y'imyaka 2 none kuvuga ngo maso nijyo kosa nakoze ari nshaka no gushikiriza bagenzi banje bahariya bige indimi abari ubuntu ibintu byose abari ubuntu leta iduha amakayi yo kwiga no kuvuga ngo abari hari abave mu bisoro bave mu makarita bumve yuko bagomba kugira gute kwiga ari kuvuga ngo bigisha imyuga bigisha gukora mari bigisha gucura bigisha kubaza kuvuga ngo bigisha ibintu byose ahantu ni ishuri nyamara ni ishuri rikaze cyane ariko kuvuga ngo rimwe na rimwe bitewe no kuba turi hariya twumva ko twakatiwe twicuza tugeze hano urumva ndimo ndicuza yuko ntizi icyongereza nubwo nahakuye certificate tukiri aho ngaho hari abantu bagerayo bakirara bakumva ya masomo batanga batari buyafata ugasanga baheri mu bisoro bari mu makarita gira ikintu babwira no kuvuga ngo bashyiremo ingufu ubwo no kuvuga ngo abaza gukurikirana kino kiganiro abadufasha hari abafite abantu bagororerwayo hari andi mateleviziyo ari butubure cyangwa amaradiyo azabashishikariza abagororwa bari hariya kuvuga ngo tuba tugize amahirwe yo kuba tugiye kwigira ubuntu nta kintu kimwe kuvuga ngo abativeti school kandi tiveti no kuvuga kugira ngo mvukure ifite ingufu niyo mufasha wa perezida wa repubulika iba hari imageragere niyo twigiramo ni nayo certificate yasohokeyemo urumva niba yarasohokeye niba narize mu ishuri ry'umufasha wa perezida wa repubulika urumva ko ari ikintu baba dutekerezaho abadufata nk'abandi banyarwanda ni ukuvuga ngo inshuti zanjye ziri hariya twabanye hariya muranzi neza nanjye ko nahabaye murabizi neza ko nize nubwo ndimo ndicuza ko ntizi icyongereza neza mumfashe muvaho ngaho mufite ikintu muzi kuko igihugu kirimo kirihuta gifite iterambere abanyamahanga babaye benshi nageze mu Rwanda mbona abanye-Sudani bose mbona abanye-Misiri mbona abanye-Djibouti mbona iki ubona igihugu gisigaye cyarateye imbere bakatandukana n'umunyamahanga rwose umuntu utazi ururimi yiga sigaye muri n'umunyamahanga nkamubaza ati do you want here urumva agahita ambwira ati do you want house nkavuga ati kamu to see house urumva urumva nene nabivuga bipfuwe nene nagira gute nabivuze arako yumvishemo bitandukanye n'umuntu bitumvishe umuntu avuga iki ari umuntu ajyaga ambwira ngo haye nkareba nk'umuntu ucuruza imbwa ntazi icyo bisobanuye ariko umuntu arambaza ngo haye nkavuga ati haye how was the night the night is good urumva ni ukuvuga ngo bitewe n'iki bitewe n'uko nari maje kujijuka ni ukuvuga ngo n'abantu bari hariya ni ukuvuga ngo mutangire mujijuka mwumve ko utagomba kugira isoni ni ukuvuga ngo ibyo wiga aho ngaho ibyo bizagufasha ugeze ina niba ushaka kuza ukaba muri sosiyete nyarwanda ukabana n'abandi ndagusabye muntu uri hariya ureba iki kiganiro uyu munsi wakirebeje bundi wakireba ryari shaka ikintu wigamo aho ngaho kizagufasha kuko ibintu byose biri ku murimo barimo kutuvuga ngo twihangire imirimo niba ukuba mu gihugu byatunaniye ukagira ibyago bakagufunga gerageza niba ugeze aho ngaho usohoke warahindutse nk'ubu ngubu nanjye ndashaka gusaba ahubwo n'abantu kuko nize mekanike neza urumva twigishijwe n'abahorande twiga dufite ibikoresho byose iyi electrical motor izi modoka bavuga ngo zikoresha hybride nazize neza zose nzi gukora kuvuga ngo transmission nyizi neza gukora amapine dukoresheje icyo bita tire change machine ibyuma bikora amapine bigezeho by'ikoranabuhanga ndabizi bracing machine ndayizi yose buryo gupima ipine ry'ibiro gupima ubugari gupima diametre byose ndabizi ni ukuvuga ngo abatureba bamfasha ahubwo bafite amagaraje bamamagare bagire gute bamakaze nze nkure kuko ngiye mfite certificate yemewe ku murimo yo muri uriya mwaka warangiye
kugira ngo babyumve neza ya kibura nakantu kururi ase igifaransa cyo ntabwo ugerageza ro igifaransa ntabwo nyizi igifaransa bwo burambira jenoside kuko nakuranye nabanaga n'abaminwari nari inkizi ariko nyuma ya jenoside bitewe na system yajemo ni ukuvuga ngo byagenze gute twaje tujya mu cyongereza no kutubona abantu tukivugana ndakibagirwa rwo ngo icyongereza no kuvuga ngo nimara kubona ubushobozi nzajya kwihugura nige nk'amezi 3 icyongereza ku buryo no nzaza garuka mvuga mu cyongereza mvuga atayamuhiya nkavuga ati nje kuba we nkavuga ngo I have story nje kuba story ya Kana udimo tsoza za kongereza bageragejeho gatoya akajambo kankirira mu cyongereza biba akajambo gato kankirira mu cyongereza self pyinyura impyisi wasa byose nago nabimenye byo aho naba ngiye kwirarira self pyinyura impyisi nago nabimenye gerageza ariko oya ntago byo nabivuga ibyo naba mbeshye ntabwo mwarimu abinyigishije byo abinyigishije ya uyu ari Kabosi twari turi kuganira ni byinshi twaganiriye ndetse turacyari kuganira Kabosi turacyamufite we kigomba gukora no gukanda subscribe kuri Kigali Live TV kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi Jean Mapere Demerisi Musabi ntari meze nk'ipusi mazanyarwanda ndetse n'abanyamahanga Je suis Ariyo Komesha dans les maisons de Wande et des étrangers. Ciao ciao.